ariko uyu munsi kunumva inzara we shaka tu ngwino hasi ngwino kurura agatebe wicare ya uyu munsi ntabwo turi gute byo kurya se ko byashije baba we aze niyiguma mu rugo nk'ibi ni ibiki koko subira ndaje mbanze mpamagaye kuri butike mudugo waramutse mumeze muteze niki usa none se ko mwadushyize muri guma mu rugo mukaba mutari kuduha ibyo kurya inzara igiye kwica abantu abana bagiye kungwa mu maso umukozi nabuze nayo n'ibyo kurya ubwo ndabona yo kumuhemba none se ko numva ngo abandi bafata ibiryo ibyumweru 2 ntibishize nta kintu ndabona iwanjye baraburara bagira bate okay ubwo ni mudufungurire noneho tujye gushaka n'ikiyede ubwubatsi mwarabufunze ibyo bintu ntago byumvikana nta nubwo bibaho no mutubwire tujye mu kazi cyangwa ibindi tubivemo none inzara iragumye twice ibyo ntago bibaho ariko turihangana tugeze ryari ko numva ngo abandi barabifata uko mutarampamagara ngo nze mbifate none se mwarambuze mubura na madamu mwabuze n'umwa telefone yanjye ntayo igira mu dugo ibi bintu ntabwo bibaho rwose oya nta bintu nyumvisha ubu se mu baturanyi banjye hirya ahangaha kwa Cyufizi numvise ngo barabifashe ngo mwabahaye ibiro ariko ni ikimenyane ko numvise ngo n'abakire murabibahara nkanswe jewe wimbwira ngo nkoresha umukozi namukoreshaga ariko nkamuhemba kuko nagiye ku kazi ubu nzamuhemba iki ubu se azabura amafaranga abure n'ibyo kurya noneho ibyo bintu ntabwo byumvikana ni gute abandi babonye ibyo kurya twe ntitubibone ubwo ndaje mbwira abana na madamu baze bicare wawe ijye ndihangana ariko urabatunga rwose pe ibintu ntabwo bibaho rwose